twongeye turatomboye bana b'Imana waduhamagara Nyagasani ku meza ye kugira ngo tugirire impuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya mirongo itanu cy'ubumwe bisanzwe, tariki 4 Ugushyingo 2025. Ngaha amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya Mwarimu wa Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 12 umurongo wa 5 kugeza ku 16. Bavandimwe, turi benshi ariko tugeze umubiri umwe muri Kristo, buri wese ku buryo bwe akabera abandi urugingo. Dufite ingabire zinyuranye bikurikije ineza twagiriwe. Uwahawe ingabire y'ubuhanuzi ajye ahanura akurikije ukwemera. Uwahawe ingabire yo kwita ku bandi abiteho. Uwahawe kwigisha niyigishe. Uwahawe gutera abandi inkunga nayibatere. Utanga atange nta kindi akurikiranye. Uyobora ayoborana umwete. Utabara abatishoboye n'abafasha anezerewe. Urukundo rwanyu ruzire uburyarya. Ikibi kibashishe mu gihunge, nawe cyiza mukihambireho. Mukundane urukundo rwa kivandimwe, mushyire imbere icyahesha buri wese icyubahiro. Muragira umwete ntimukababanebwe. Nimushishikare mube abagaragu ba Nyagasani. Mwishimira amizero mufite, mwiyumanganye mu magorwa, ntimugahweme gusenga. Musange n'abatagatifu bakennye, muharanire gufata neza abashyitsi. Musabire umugisha abatoteza, mubasabire umugisha aho kubavuma. Mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira. Muhuze imitima, ntimukararikire ibasumbye, ahubwo mwimenyereze ibiciye bugufi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 131. Mana yanjye, tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro. Uhoraho umutima wanjye ntacyo wakwiratana, n'amaso yanjye ntacyo arangamiye. Ntabwo narikiye ubukuru cyangwa ibintu by'agatangaza bindenze, ahubwo umutima wanjye uratuje kandi uriyoroheje, nk'umwana w'igitambambuga mu gituza cya nyina. Isiraheli, wiringira Uhoraho kuva ubu n'iteka ryose. Mana yanjye, tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 14 umurongo wa 15 kugeza ku 24. Muri icyo gihe Yezu yari ku meza mu nzu y'umwe mu batware b'Abafarisayi. Umwe mu basangiraga ngo yumve amagambo ya Yezu aramubwira ati, hahirwa uzemererwa gufungurira mu ngoma y'Imana. Nuko aramusubiza ati, umuntu yateguye ibirori bikomeye, maze atumira abantu benshi ngo basangire. Igihe cyo gufungura kigeze, yohereza umugaragu we kubwira abatumiwe ngo nimuze, byose byatunganye. Nuko bose batangira gushaka impamvu zo kubyangira. Uwa mbere aramubwira ati, naguze umurima ngomba kujya kuwureba, umbabarire ntundenganye. Undi nawe ati, naguze ibimasa 10 byo guhingisha, ubu ngiye kubigerageza, umbabarire ntundenganye. Naho undi ati, narongoye none simbonye uko nza. Umugaragu agarutse abitekereza shebuja. Nyir'urugo arabisha, abwira umugaragu we ati, ihute ujye mu materaniro no mu mayira y'umujyi, maze uzana abakene, y'ibirema, y'impumyi n'abacumbagira. Umugaragu agaruka avuga ati, shobuja, ariko haracyari umwanya. Nyir'urugo abwira umugaragu we ati, ongera ujye mu mayira yo mu cyaro no mu mihora, maze uhate abantu baze mu nzu yanjye bayuzure. Koko mbibabwire, nta n'umwe mu bari batumiwe uzakora ku biryo byanjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Koko mbibabwire, nta n'umwe mu bari batumiwe uzakora ku biryo byanjye. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Umenye ko mfite izi gahunda none ntabwo ndi buboneke. Nawe rero Nyagasani agiye gutambutsa amasomo y'uno munsi, aje kukubwira ati, harya wowe nta mpamvu ujya Nyagasani zo kutabonetse. Utaboneka mu by'Imana kandi ukabona n'impamvu. Aya masomo aze kugufasha kugira ngo wongere urebe impamvu zagerejwe ko gihereza Nyagasani kutabonetse. Nyagasani simbonetse. Koko isomo rya mbere tumaze kwakira ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma ririmo riratubwira uburyo twakoresha neza ubuzima buhita twerekera Nyagasani, gukoresha impano. Ingabire ni nyinshi ziranyuranye, ariko tukunga ubumwe. Nuko rero mu gukoresha, buri wese agakoresha impano yahawe yimazeyo. Uko kwimarayo rero bitunira za excuse, bitunira za mpamvu zanyororeshwa dushobora guhereza Nyagasani mu gihe tugiye kumukorera.
icya mbere ni impano batubwiye tugomba gukoresha neza. icya kabiri ni umwete tugomba kugira tukirinda ubunebwe. muri za ifiza tugenda dutanga duti ntagomba ndetse narwaye gripe yafashe uducurane, nawe uzi neza ko izo mpamvu uri gutanga atari zo impamvu zo kutitabira ubutumwa. icya gatatu batubwira usibye impano no kugira umwete, kwimenyereza ibiciye bugufi, bityo ntukararikire ibya mirenge ngo nutabibona ngo ntabwo uza kuza gusenga, nintabona bino sinza kujya gusenga, gutyo ugahora muri urwo uti nintabona kino nanjye sinzongera kujya gusenga, Nyagasani atamba kino nanjye sinzongera gukandagira mu ngoro ye. Ugasanga turi guha Imana impamvu. Izo mpamvu rero nizo twakiriye mu ivanjiri uno munsi, abo Nyagasani yatumiye bakagenda bamuhereza impamvu. Ivanjiri yahereye rero, ivanjiri irahera ku ifunguro ribereye mu mwe wa Farisayo y'abanyacyubahiro, aho Yezu yari yatumiwe. Twongera twibutse ibitangaza Yezu yakoreye kuri aya meza. Umufarisayo dore ko mvuga mu izina ko yitwaga Simoni. Icya mbere Yezu yakoze ni uko yakije umugore warurwaye urushwima, warurwaye indwara yari yarananiranye, Yezu akamukiza, amukirije hehe? Kuri aya meza. Icya kabiri Yezu yakoze ni uko yigishije abantu mugenzi wo kwicisha bugufi, ati igihe bagutumiye ujye ugerageza wicishe bugufi, kwicisha bugufi imbere y'inda. Uyu rero hari umwe utanze ubuhamya umaze kubona ibitangaza Yezu akora imbere y'ifungura, imbere y'ameza igihe abantu basangira, nuko aravuga ati hahirwa uzemera gufungurira mu ngoma y'Imana. Amen, amen, amen. Bongeye twibutse ko aha Yezu yari yatumiwe kuri aya meza yerekeza ku meza y'Ukarisiya, ahandi dusangira umubiri wa Kristo mu gitambo cy'Ukarisiya. Ahangaha rero havukira ibice bibiri, hari bamwe bahakirira, hari n'abandi barushaho kugenda banangira. Harimo abafarisayi bagenda bacunga Yezu bayimugenzura, babandi bashobora no kumuha impamvu, hari n'abandi ariko ba rubanda rugufi bahakirira. Ugakira indwara urwaye mu gitambo cy'Ukarisiya, ibitangaza bya Yezu ukabibona. Kubera iki? Hahirwa nyine abazemererwa gufungurira mu ngoma y'Imana, barahirwa. Nanjye nawe kugira dutekereze igihe Yezu yadutumiye muri Ukarisiya, mu gitambo cy'Ukarisiya. Buri sengesho na invitation tuba duhawe na Nyagasani, buri gitambo cya misa ni Yezu ubudutumiye kugira ngo duhure nawe maze adukize. Ni kangahe njya nitabira nk'uko natwe abo bose bagiye batanga impamvu, ati muze mujye ku meza ya Nyagasani, bakamuhereza impamvu, ati impamvu za bizinesi, impamvu z'ibintu ndetse n'iz'abantu batuziritse, kaza kurangira Imana yo tuyibwiye duti bayi mu Nyagasani ntabwo nshoboye kuboneka. Utekereze nawe uhamagaye nimero ya telefone, tujya duhamagara, nuko kumva kakagabo kabwiye ati iyo nimero ntishoboye kuboneka, ko biri kose nawe ntibigushimisha, wenda uravuga uti ahararaza kuboneka. Twajya dutekereza natwe ku mpamvu tujya duhereza Nyagasani yadutumiye. Ese ujya witabira isengesho, igitambo cy'Ukarisiya? Ivanjiri neza irerekeza ku Ukarisiya, igitambo cy'Ukarisiya. Impamvu dushobora gutanga tutajya mu misa, hari gahunda dupanga kugira ngo dukwepe misa. Sinjya mu misa imyenda iranduye, sinjya mu misa ngiye gufura, ngiye kwiga, sinjya mu misa hari umuntu ngiye gusura, n'ibindi byinshi cyane dupanga. Impamvu za nyarorishwa tukazirunda aho ngaho, ati sinza kujya mu misa kubera. Ugasigara wibaza uti harya ubu Nyagasani we ambwiye ko ataboneka mu byanjye nabigenza nde? Ukomeze ubyibazeho nawe urebe impamvu za nyarorishwa ujya utanga, utitabira misa uko bikwiye, utitabira Yezu, invitation ya Yezu, ubutumire bwa Yezu. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, très loin, ngo abapadiri babiri babanaga muri communauté, ariko ngo bari bafite centrale ya kure bagombaga kujyamo bakajya gukora ubutumwa, gusoma yo misa. Ngo abapadiri, ngo harimo padiri umwe w'umunyamujyi wangaga, utarashoboraga kugenda n'amaguru, noneho byagahoma mu imvura yaba yaguye ntashobore na rimwe kuba yagenda. Umunsi umwe rero kera kabaye, ngo niyo wari upangiye kuza kujya gusoma misa muri centrale ya kure, ahantu kure mu giturage. Kuri uwo munsi ubwo hazinduka imvura yahindi ikomeye cyane. Wa mupadiri kuri ya mategeko yari yarihaye, ati sinshobora kujya ndwagira ute, imvura yaguye ntaho nanyura muri iki cyondo. Kandi yo yari umujene, un jeune prêtre.
nuko mugenzi we areba hirya areba hino avuga ati haryo uko twatangaje misa ko abayoboke b'Imana biteguye kuza kwakira misa ndabigenza nti ngo abonye mugenzi we yiryamiye kubera gutinya icyondo afata icyemezo cy'uko we agiye kugenda maze akareka urugendo rundi yari gombaga kujya gukora akaza gukora nyuma avuye aho kure muri icyo giturage ubundi akajya guhimbaza iyo misa. Nuko wa mupadiri aragenda asiga mugenzi we yiryamiye yatinye imvura yatinye icyondo aragenda ahimbaza ya misa arangije aragaruka asubira muri gahunda zindi z'ubutumwa yateganyije kuri uwo munsi. Umunsi urangira utyo na ya misa ibaye muri cya giturage kure, dore ko muri iyo santarari aho mu giturage umupadiri waza gusoma misa bagombaga gushyiraho nimero ya telefone yuri kuri gahunda uza gusoma iyo misa. Wa mupadiri wari wasigaye aryamye amaze kubyuka amaze kwibambura hafi nka saa yine z'amanywa ntawamenya agiye kumva telefone iramuhamagaye arayifata aritaba, dore ko akesha ati yanitabaga nimero atazi ariko icyo gihe noneho aritaba. Umaze kwitaba yumva umuyoboke w'Imana ngo aramuhamagaye ati padiri wakoze. Iramuhamagaye arayifata aritaba, dore ko akesha ati yanitabaga nimero atazi ariko icyo gihe noneho aritaba. Umaze kwitaba yumva umuyoboke w'Imana ngo aramuhamagaye ati padiri wakoze. Nuko padiri agiye kumva yumva hari umuyoboke w'Imana umuhamagaye ati padiri rero uyu munsi n'ubwa mbere nasengeye muri iyi santarari ariko ngiye kugusangiza ibyo nahabonye. Nahatambutse kubera ko bwari ubwa mbere ntambuka, n'ubwa mbere nari mbonye kiliziya yifunguye, nari ndi kwigendera, nari ndi gusubira mu rugo iwanjye. Nuko ndavuga reka maze ntambuke ahangaha kuko numvise bari kuririmba numva ibyo barimo. Ngezemo rero nsanga uri guhimbaza misa, nuko nanjye ndicara nkomeza kuyihimbaza. Ndagushimira rero ijambo rikomeye wavuze mu kiliziya ryatumye mpindura umugambi nari mfite. Maze igihe nca inyuma umugore wanjye nari mfashe icyemezo cy'uko kugira ngo ntazabimenye ngenda nkamuyenzaho ubundi nkareba uburyo namwirukana agataha iwabo. Naje rero ngeze aho ngaho numvise abantu bari kuririmba bahimbawe, nanjye ndahinjira nkomeza kuririmbana nabo. Navuye aho ngaho nyuma y'uko mbonye ibyishimo bya biri aho muri iyo kiliziya, mbonye ukuntu abantu bari bishimye n'ijambo wavuze ryerekeye kutagira impamvu n'imwe twatanga mu buzima ku byerekeye n'urukundo. Nahise numva ari njye uri kubwirwa. Imisa yahumuje mfashe icyemezo cy'uko aho kugira ngo njye kwirukana umugore wanjye ahubwo njye kumubwiza ukuri ubundi musabe imbabazi twongere tubane neza. Kandi niko byagenze kuko nageze mu rugo iwanjye ndabimubwira byakira neza. Ubu rwose nafashe icyemezo cy'uko ntazongera kuva mu rugo rwanjye ahubwo tujye kuba neza n'umugore wanjye. Ntabwo birangiriye aho ngaho. Numvise nyuma y'ibyo byose nabonye uburyo wavunitse, nabonye uburyo waje muri icyo cyondo neza numva biramfashije cyane. Uburyo waje mu cyondo ukagera aho ngaho, nafashe icyemezo cy'uko mu mitungo yanjye mfite uyu munsi umpe nimero ya konte ngiye gushyiraho amafaranga y'agakoresho k'urugendo. Ujye ugenda udategwa ngo haye imodoka izajya ishobora iki cyondo. Iyo modoka rero ikazagufasha gukora ubutumwa. Uraza kumbwira n'ubu nanyuze iryo turo ryanjye kugira ngo rizagufashe kubera umwete nabonye ufite wemera kuza no mu cyondo. Iyo misa rero yagijije. Nuko neza ukurira ifoto y'umupadiri wibyukiye na bwabo ni bwo bose afite, ariko koko bakaba bari kumutaka. Kibaza ngo ese araza gutanga nimero yiwe bwite baze gushyiraho iryo turo cyangwa araza gutanga nimero ya konti ya paruwasi? Abayoboke b'Imana Yezu Kristo akuzwe. Ese uyu mupadiri azibuka bwiri mugenzi we ibitangaza byabaye muri ino misa, dore ko atigeze akandagirayo? Nyuma si uyu mupadiri ukurikije ubunebwe afite, ukurikije izi mpamvu yatangaga z'icyondo, nyuma y'iki gitangaza yumvise cyabereye muri ino misa, aho azagabanya ubunebwe yongera umwete, ishyaka ryo gukorera Nyagasani, cyangwa bizarangira agize ishyari kandi byaba? Reka dusoreze ku tuntu dutatu zo kujya kugukebura
nawe mpamvu ujya uha Nyagasani ijya guhaye ubutumwa. Icyambere ugomba kumenya wa mubyeyi we ni ikintu bita misa. Misa ni iyobera ry'ukarisiya nyine dutazi twumvaho. Misa ni igikorwa cy'Imana ntabwo ari icy'abantu, na niyo mpamvu misa ikiza abantu benshi abuzi n'abo tutazi, kubera ko ari ab'ijuru nibo baba bayiyoboye. Abagiye mu misa bashobora gukira ku mubiri ndetse no kuri roho, ariko abenshi iyo tutakize ku mibiri hari igihe tutabimenya, hari igihe tutabyemera. Ushobora kujya mu misa ugakira umushiha, ugakira umunabi, ugakira umujinya n'ibindi byinshi cyane, kuko Yezu nyine ari kugenda gukiza ya migambi mibisha wari ufite, bwa bugome wumva uza gukora nuva mu kiliziya. Nyagasani agahita gufata ati ngwino tugende. Ngabo abandi batari batumiwe, ariko kubera impuhwe za Nyagasani nuko bagahabwa Yezu nabo, nuko Yezu akabakoraho. Waje witambukira utari wanabiteganyije, nuko Yezu agakurembuza. Ijwi rya Nyagasani ati nyura ahangaha, aha bari kuririmba ni mu ngoro y'Imana, hahirwa batumiwe mu birori bya ntama w'Imana. Nuko nawe ugahatambuka kubera Imana ikaguha invitation ku minota ya nyuma, kandi akaba ari ukira, mu gihe abandi bamaze imyaka bahimbaza misa batarakira, bagifite umunabi, bagifite umujinya, bagifite umwiryane, bagifite ubunebwe, ati sinakanagira mu cyondo. Nuko wa munyamahanga uriviriye kure yatambuka, Nyagasani akamukiza, akabona ibitangaza by'Imana kubera Imana. Mu gitambo cya misa nge ndi padiri, Yezu akora ibitangaza byinshi amonesi nge ntanabizi. Burya mu misa hakira abantu benshi, nta nubwo ari ngombwa ko tubarondora tubamenya. Nyagasani ashobora kunkoresha njyewe umunyabyaha, Nyagasani agakiza abantu benshi, imbaga nyamwinshi. Muri misa Yezu yongera kudukiza, agakiza abari mu bihugu bya kure. Iyo sengesho wavugiye aho ngaho rishobora gukiza n'abandi mutari kumwe cyangwa naho muri kumwe, babandi wasabiye ndetse n'abandi utibutse gusabira. Agaciro ka misa rero nta mpamvu nimwe wakabonye yo gusibya igitambo cy'ukarisiya, cyane cyane cyo ku cyumweru n'ahandi nawe wakwibwiriza. Ijwi rya Nyagasani nawe riri gukoraho, nta mpamvu ufite yo guhagarika misa, nta mpamvu ufite yo kuburizamo misa, nta mpamvu wabona. Icya kabiri nuko muri iyi siècle turimo, ibihe turimo, hari abavuga butumwa, reka nkoresha ijambo abavuga butumwa, bamwe biyambaza Yonasi, abandi bakiyambaza Mutagatifu Kire Garce, Saint Jean Marie Vianney. Abiyambaza Yonasi niba abandi bahereza ubutumwa ati sinjyayo, ariko igihe cyagera nyine Nyagasani n'ubundi bwa butumwa afite uburyo azakomeza kugenda gukora, kandi nubwo utabishaka ubutumwa Nyagasani n'ubundi buzakorwa, wowe n'igihe utabishaka. Abo ni ba Yonasi nyine, ntibizabuza abanyaninive guhinduka, ntibizabuza abanyamahanga guhinduka, ntibizabuza aho umuntu Nyagasani ashatse gukoraho bwa butumwa wari umaze iminsi acinya mu rugo rwe, Nyagasani akamuzana. Kubera n'uwo Yonasi wa wundi wagiyeho nari ngiye kuvuga atanabishaka, wa wundi Yezu ashobora gukoresha atabishaka. Muri kiliziya harimo abayonasi benshi, babandi bakora ubutumwa batabishaka, babandi barimo batabishaka. Bene abo ngabo nyine abenshi bajya baviramo imbere, ariko ntibizabuza ubutumwa bw'Imana kujya gukora. Nyagasani aracyana gukoresha. Dutekereze, tuze gutekereza ko hari igihe Nyagasani gukoresha wowe utabishakaga, ariko igihe Nyagasani ashaka bigakorwa. Hacura iki noneho mbishaka, hacura iki noneho nanjye mbwe Nyagasani ati Nyagasani noneho nanjye ndabonetse. Nka Mutagatifu Yohani Mariya Vianney wavugaga ati ubutumwa n'ubwa kure, santara ni ya kure, mpfa kuba ndi kumwe n'Imana, mpfa kuba Yezu ahari, mpfa kuba twajyanye na Yezu. Iyo twajyanye na Yezu ku rugendo ntabwo nshobora kumva icyondo, urugendo ruroroha, inzira iba ngufi, ntabwo mvunika kuko ndi kumwe na Yezu. Yezu arahari, tujyanye na Yezu mu rugendo, tujyanye na Yezu mu butumwa, ntacyo nibuze kuba. Dusabira bose, twishimira bose biyambaza Mutagatifu Yohani Mariya Vianney mu butumwa bwabo. Tunanenge abo biyambaza Yonasi, nawe niba uri mu biyambaza Yonasi, ongera ugaruke, ongera wajye ko Nyagasani agukunda kandi agusaba kwirinda iki? Ubunebwe. Icya gatatu tujya gusorezaho, Mukristo umuvandimwe, niba ugifite imbaraga zikoreshe mu butumwa bwa Nyagasani. Niba hari imbaraga ugisigaranye, bwira Nyagasani uti karame Nyagasani ndaje ngora ugushaka kwawe. Buri gihe cyose uvuga uti izi mbaraga mfite ntiza Nyagasani, ahasigaye reka nzikoreshe n'ubundi
ku neza, ku nyungu ya nyagasani, reka nzikoreshe n'ubundi kuko ari nyagasani wazimpaye, nizirangira nyagasani azaba biruzi n'ubundi. Bityo wo kujya wigundira uti icyondo cyaje, ndabona imvura iri hafi, ndabona bitaza kunkundira, nta modoka mfite. Kongeza utekereze igihe kirekire ba Yohani Mariya Vianney bakoze ubutumwa bagenda n'amaguru. Nyagasani ashobora kuguha amaguru agira ngo uyakoreshe ukize abantu benshi. Twige gukorera Imana umutwe wacu, amaguru yacu, ubwenge bwacu, mbese buri rugingo rwacu rw'umubiri wacu rukorere nyagasani. Mu gihe nyagasani akidutije, mu gihe nyagasani akidutije ubuzima, izo mbaraga ufite komeza uzikoreshe buri munsi, bityo ubonekere nyagasani, ushobokere nyagasani. Être disponible à Dieu. Nawe rero urashobokera Imana iminsi yose, ureshye nyagasani gukoresha uko ashaka, kuko nyagasani azagendera ku ntege zawe agira ngo akize abandi. Nyagasani ashobora kugendera ku mbaraga nke ufite agira ngo ukomeze kandi akomeze abandi, kandi byaba. Nidukomere muri nyagasani buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.